rukundo cyangukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi. Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko abantu bakoze subscribe kuri Evelyn na Vanilla. Mbahaye ikaze, Imana ikomeze kuduhana umugisha, iduhana umutuzo, amahoro n'ibyishimo. Sibyo cyane Imana, ibyo bintu umuntu abifite se birenze, ariko wowe hatarimo amafaranga nayivuzemo. Nabivuze nyine, ndavuze amahoro, umutuzo n'ibyishimo. Aya hatarimo amafaranga wapi? Asundi wakwishima nta mafaranga ufite? Ntabwo wakwishima gute? Ariko buriya iyo umuntu agusaba ibyo byose ubwo n'amafaranga barimo ko mu bigushimisha. Nta muntu abonye amafaranga adashimisha. Nawe ubaho. Nawe pe. Amafaranga arasetsa ukishima. Amafaranga iyo uyafite ntabwo ugira inzara niyo waba utariye. Ibyo bintu ako byintu ni by'abana. Oya. Iyo ni by'abana. Uzi ko kera najyaga ni kera nabaga mfite amafaranga, nkumva ndahaze, nkumva sinshaka kurya, nayo amapiza nkumva ntabwo binshishikaje, nkumva nyine ibintu byose nyine umwana bakunda nyine wumva ufite amafaranga wakabaye nyine wenjoying. Nkumva ndabihaze, nkumva nakwicara gusa nyidegemye. Ubwo se mpagaze angahe se sha? N'ubu ngubu iyo ufite amafaranga ikintu umuntu agucungiraho cya mbere ntabwo ushaka kurya. Ariko naragowe ko ntanayarya se. Sinzi icyo yakoze ariko iyo uyafite ubu byarahindutse busharambeshye. Biri seri nyibu nshobora no kuyagira ntubimenye ubu ngubu. Ariko iyo utayafite buri kanya yicara ko niyo waba wariye ngo ndumva inzara inyishe. Iyi ndumva nkumbuye iki ahubwo defoni yizi iyo ntafite amafaranga mba mfite umushiha. Iyo ntafite amafaranga mba mfite umutima mubi. Tunamuye banza ntabwo kubeta nk'ikintu. Kandi ntabwo nzi ukuntu bigenda. Ni amata aramvugisha ngo ndamushihuye. Umuntu wese yamvugisha nkumva biri kundya mu matwi. Mana uzankome igiceri. Ujye nkome igiceri ndebe ko nahorana umutima mwiza basi. Ariko iyo mfite amafaranga mba numva nishimye, mba numva umuntu wese ubabaye. Iyo mfite amafaranga ni birebire ariko amafaranga ni meza pe. Amafaranga ni meza arashimisha. Amafaranga yubahwe. Shaka kuri iyi si ikintu cya mbere kibashywe n'amafaranga. Ifaranga yarakabije bane. Amafaranga atuma abantu bicana. Amafaranga ngo yaguze umwana w'Imana. Amafaranga atuma ukunda umuntu wangaga. Amafaranga umuntu wabonaga asa nk'amaguge ahinduka iboga rugacanga yitirwa mu kanya nako guhumbye. Kiriya gikara cyawe kiba kibaye inzobe. Kibaye inzobe sha. Ugira ngo ufite amafaranga ndajya mbona kuri igikara. Hapi. Jamais dito. Ubu impamvu se ubona ndi igikara nuko nangira. Ego sha. Ubwo bukara bwawe no kuba nta mafaranga ugira nabyo birimo. Kandi abantu bajya bandahira ngo iki gikara ni icy'amafaranga. N'abantu bajya bavuga ngo barebera amafaranga mu kunda. Wasanga ari mu buryo bw'amafaranga. Nubizana bajya banga umuntu ngo afite inda ngo aba afite amafaranga. Byari ibya kera. Ubu byarasobanutse. Inzoka zo muri resitora. Ubu byarasobanutse inda y'amafaranga, iy'inzoka n'iya byeri ziratandukanye. Aho bafite nk'iyi. Cyangwa se ufite iya byeri n'inzoka. Niyo umutima mwiza. Niyo wihimbi. Anyway, mumezemo rero nshuti zanjye. Ariko tuvugana ibintu biri no sense iminota 5 igashira buri munsi dutangiye. Ni iminota 5 nyine yo kwishyushya. Yo gushyushya urugamba. Twaje. Rero nizere ko mumeze neza. Abandi bantu bagiye gusuhuza kandi b'ingenzi. Ndasuhuza abanyeshuri bose. Muzabire muri gihe muri vacances.
apana kubireba, apana kubireba muri kwiga. Mpagaze mu mwanya wa namata ndashimira abanyeshuri bose. Reka mubwire be. Ubu ngubu mama. Ndaza kwicara musaba imbabazi. Ndakubwira n'ikindi kintu kinshimishije. Ubundi okay, ihanganye nguca mu ijambo ndi guciyemo. Ubundi hari mbwira nk'ikintu umuntu ajyamo yatangira kugikora aribwo kikijyamo, yatangira kugikora ukavuga ati uyu muntu arabihara yazabihagasha. Ni nk'ikihe kintu waba uzi? Si kwiga se? Hari nk'ibindi okay, nk'ibindi bintu nyine umuntu yajyamo akavuga ati ni ukukibiharaye. Ibintu byinshi nari n'akazi ujyamo abantu ukazinduka mbere aba hasanzwe bavuga ati ni ikibazo cy'igihe. Noneho okay, icyo cyangwa yakomeza arigiye kuvugana. Ndi kuvuga n'ubundi wowe njyewe umva mubwire. Ntabwo washimishijwe no kubona uri muri groupe y'ababyeyi bafite abana bajya kwiga? Obe ibintu bimaranye kingana gute? Nageze mbikubwira se? Oya ngenda kureba ukuntu buri message yose uri kuyisoma. Reka nkubwire ubundi mu buzima bwanjye na groupe ziki so niye groupe igeze ibaho wenda ifitiye agaciro cyane kuruta ibindi bintu byose bibaho. Ha groupe wenda y'ubukwe bwanjye reka mbyitegura sibyo? Akenge wenda nayo nshaka kugira rezo yo kutavuga cyangwa se kutasoma message cyane. Reka ntabwo wabura gusoma message. Uri kureba intwererana zigeze. Ureba handitse imibare. Ntabwo nigeze mbaho ngira groupe ngo numve ndi interested kurebamo cyane nk'iyi groupe y'ababyeyi bo ku ishuri. Bizashira rero. Ntabwo byashira. Bizashira ngo iki? Nese no kubiharara. No kubiharara nyine. Oya nagaruka. No kubiharara mai. Nagaruka kubiharara kubera ko ubu ngubu ijoro nzinduka. Ndumva rigiye konsaza. Ariko tumyita ikiganiro tugitangira hagati. Turagisoje. Turakirangije. Mareke mbabwire. Mpagaze mu mwanya wa namata abanyeshuri bose ndabasuhuje. Uze gushaka utuvideo duto twa namata sibyo? Baramufashe agiye kujya ku ishuri. Sibyo be? Uze kumva urubyibuke. Rega njye nabanje nibagirwa mani humura. Ubwo byatangiye namata mwogosha. Ariko nyine oya byatangiye uzigiye buranandikishije namata. Reka mbabwize ukuri. Ababyeyi mwese ahantu muri much respect. Umubyeyi wese ufite umunyeshuri by'umwihariko. Yaba umwe, yaba babiri, yaba batatu. Much respect. Bitangira kwanza ubanza gushaka kunyine kuri kwibaza si umwana wanjye aziga he, si umwana wanjye nzamujyana he. Rimwe na rimwe na papa we ntimubyumvikaneho. Papa akavuga ati ndashaka umwana wacu aziga ha. Nanjye nkavuga ati ndumva ubwo buri wese babiterwa naho yakuze yumva ari heza. Sibyo? Umva ukuntu bimeze nk'ibikomere twakoranye. Urumva tuba dushaka gukirira ku bana. Gusa niba warakuze wenda wumva Green Hills ari ikigo cyiza kirenze, wumva warize ukumva nawe ushatse kwajyana umwana. Ni urugero ariko nta kigo ndi gusebya cyangwa se mvuge nabi. Kandi rero ugasanga muri iki gihe tugezemo Green Hills nta nubwo ari ikigo wenda cya danje cyangwa se gifite education iri hejuru kuruta ibindi. Ariko kubera ko wakuze ari cyo wumva ni nk'ukuntu nanjye nakuze ntabwo ari gukura ngeze muri secondaire ngiye kujya muri secondaire. Niba hari abantu bazi muri za 2010 2010 kugeza nko muri 2014 cyangwa 2013 ikigo mu bigo byari biharawe King David yari irimo.
sibyo nyine ababyeyi bose umubyeyi wese yumva yajyana umwana we King David kandi wenda ntarebe n'izindi side effects zihari zo kumujyana kuri icyo kigo uretse ko ibigo byose nta kigo kiba perfect kibaho ikigisha neza hari igihe usanga gifite abana b'ibirara igifite abana bitonda hari igihe usanga batigisha nyine ntihajya haburamo utuntu twa hato na hato ariko nyine hari ikigo nyine umubyeyi yumva akavuga ati nibona amafaranga nzahita ntwara umwana wanjye kuri kino kigo ibyo bintu byabaye kuri mama wanjye nanjye banza nyine muri icyo gihe yumvaga ikigo kivugwa ari King David na Riviera kabisa na Riviera kabisa niyo bigo byari birimo birahitinga nyine ibigo by'abana birenze nyine mama wanjye arihandagaza aravuga ati umwana wanjye aho kujya ajye kwiga ahandi hantu agomba kujya kwiga King David kandi urebye no muri iki gihe amafaranga bishyuraga kiriya gihe ubu ngubu ni make cyane sinzi ko hari n'ibigo biyishyura sibyo ariko ubu ngubu nyine aho kigeze ku mafaranga menshi nubwo bankubise King David ndagiye ndiga iby'amateka ya King David sindi bubisubiremo if you know you know ndasuza abantu bose bize King David ndasuza bavuga bose amazina ndumva nshaka kubasuhuza ndasuhuze bake nibuka sibyo ndasuhuza La Douce twiganye King David niwe mwana twiganye twari tumeze nk'abantu bavukana La Douce muvugeho cyane muvugeho ibintu La Douce ngiye kumuvuga ku bya King David ntago namurangiza ni muremure La Douce King David ni muremure pe amateka yanjye na La Douce King David ni maremare akobe nawe kumbwiye ngo La Douce mutinde urumva ko nawe naringiye nabitekerejeho yego nari nshimiye Imana mvuga ati nubyumvisha ndagucita bose twari nakuza kubyibuka ikiganiro kirangiye bose twari kubatindaho okay ndasuhuza ndimwe twaga Vanessa twiganaga nawe twaga Vanessa w'igikara bakundaga kumwita ngo buto ku munwa ubwo buto ku munwa n'ubaye akunda kwisigara bero igihe cyose ukuntu ubona gutya ameze ku munwa igihe cyose niwe baga byutse baga ameze gutya ku munwa ndasuhuza ba Jolie bize King David Miss Jolie nabonye hari ubukwe umuhungu wiga ku ishuri yari head boy ku ishuri ubwo bukwe nabonye bwabaye ejo bundi nabonye Jolie wagira ngo ni nka mushiki we sinzi ukuntu yari abirimo cyane yari head boy ku ishuri ryacu nabonye n'abantu wow uziko umva wari wareba ubukwe ukumva neza umeze nk'umuntu uri kubutaha nyine ukumva uri kwenjoyinga moment kuri kuntu uri kubona abana mwiganye abantu bize bahize uzi twari dufite head boy reka nakujya mu mateka ya King David menshi cyane ubwo nanjye bivuga King David nyine ko mama wanjye byasaga nk'aho ari inzozi ze nyine kugira ngo njye kuhiga hari hagati ya King David na Riviera sinzi ukuntu byagenze niba harabuze umwanya niba byaragenze gute birangira nyine ngiye King David rero ababyeyi benshi Riviera basanze udafite amanota nyine ahagije yo kujya ariko uranyumvira wari ubisimbutse ndi kukureba mu jisho shobora sebanye nago Riviera byasaba ko ufite amanota menshi icyo gihe nicyo cyabaye imbogamizi oya ahubwo ngiye cyabaye imbogamizi ariko nta nubwo ariyo mpamvu shapa yari amanota ntabwo ari amanota icyo gihe ufite amanota make ariho bamfata mfite amanota make King David naho byari byanze byabanje kugorana byaje kwemera bite wagiye kunsabira babarira cyane nuko rero utumye nibagirwa n'ikintu ngiye kuvuga Robin ntukazajya utuma nibaraguza cyane okay aramba ababyeyi benshi nyine uba wumva umwana wawe wamujyana ku kigo cyiza kuko reka nkubwize ukuri wowe nuko utarabyara ntiwabimenya sinzi wenda nawe ntabwo wamenya ko narabyara nawe ntiwabimenya ko narabyara ntabwo nabimenya niyo mpamvu nanjye nigaruye ahubwo wenda nuko nta mwana wawe turamenya nawe baratuzanira ngo tumumenye ntituzi niba yiga cyangwa yararangije ntabwo tuzi ukuntu umwana utarazana muri famiye ngo wamumenye avuna wabuze umwana umugore wawe atazi
umwana umugore wawe atazi birutwa nuko yamumenya basi ugapfa ugashira uba umeze nk'ufite babiri biragatsindwa n'Imana abagabo baragowe bahura n'ibibazo pe kugira ibyo ukabyara umwana hanze umugore wawe atamuzi uba umeze nk'umuntu uhanganye na Al-Shabaab urahangayika pe noneho wagira ibyo ukagira nyina nawe umeze nk'isato yewe yagutoza amashashi ahubwo at least ikintu wakora nkugira inama mugabo we umuzane na nyina uzuba present umugore wawe uvuga ati njye hano ngiye gupfa no gukira wenda mu ndase mu nyice ariko ndebe ko nahumeka nibyo byaguha amahoro niyo kintu cyaguha amahoro cyonyine mu buzima naho kwicara umuhishe niyo ko bajya bavuga ngo ariko ntibabyumve nabi bavuga ngo umuntu wapfuye ntiwabona ahantu umuhisha nyine kwica umuntu umurambo ukubana mwinshi ukacanganyikirwa ntiwabona ahantu umuhisha ni ukuvuga ngo rero n'umuntu uri aho ngaho uzi neza ko famiye yawe utazi aba ari ibindi ubu uri gukomeza kunjyana mu bindi ugatuma niyogirwa ibindi ngiye kuvuga yesu we angize ngo byavuye urumva ababyeyi rero ababyeyi wabyibagiwe ariko reka nkomereze nta kibazo ku byo nari nateguye ubwo ngubwo nyine wanjijishije ababyeyi usanga buri wese yifuza ikintu cyiza ku mwana ukemera buriya reka nkwereke ikintu cyose umubyeyi akorera ariko uko mbitekereza nkanjye kuri njyewe nakwemera nkatora n'amashashi nakwemera nka cleaninga umuhanda nakwemera nkakora ibyo twege twita ko wenda bisuzuguritse cyangwa se wumva wenda bidatanga amafaranga ahagije ariko igishoboka cyose nakwemera nkagikora ariko umwana wanjye akabaho neza semu na papa we ndibaza ko aba ari uko nguko urumva icyo gihe rero nk'iyo umwana nyine akura etape par etape urumva etape par etape ni ukuvuga umwana agira igihe aravuka akagira igihe cyo gukambakamba akava mu gihe cyo gukambakamba akagera mu gihe cyo kurya kugira ibiki byose no kugenda wareva bamwe babishoboye cyangwa se badafite umwanya bagafata n'abana bakabajyana muri creche ibyo ni amahitamo y'umuntu ntawe mbirenganyiriza nta n'undi ushimira ibyo ni amahitamo ya famiye nyine no ku mwana wabo bandi bagahitamo ko azatangira yiga kwiga agiye muri maternelle sibyo ikintu cya mbere nkanjye na papa na mata twabanje kutumvikanaho neza icya creche cyo yarambwiye ati ntibishoboka jamais guma aha ibyo uzajya ukora byose uzajya ubikorera mu rugo umwana nta wundi muntu mumufatanyije umurere tumurere turi kumwe nta bindi bintu bigeze mu gihe cyo kwiga maternelle nanone turongera tuburana ku kintu cyo kuvuga ngo ubundi ngo umwana ubwo sinzi ubwo bushakashatsi aho bwavuye ntabyo nzi ngo umwana agomba gutangira ngo ubundi mwana aba agomba gutangira psychologically nyine umwana aba agomba gutangira afite 5 ans ubundi ni 5 cyangwa 6 afite imyaka 5 wareba hano isi irimo iratuganisha sibyo aho isi igeze urangira umwana natangira kwiga afite imyaka 5 azajya gufata abandi bageze he uzi ikibazo no gukomezanya n'abandi nandi umwana azakura yiga ari mukuru abandi bamuruta abandi abaruta ugasanga umwana bimuteye complex uzi ikibazo hano kipa cyabaye mbere umuntu yatigaga maternelle yagendaga agatangira mu wa mbere nta kibazo akagenda agatangira mu wa mbere ubu ntibyashoboka utize maternelle bisaba ko wanze kwiga maternelle kandi urumva maternelle uyiga imyaka 3 niba uyitangiye ufite 3 urayisoza ufite 6 na yindi n'ubundi kera batangiragaho mu wa mbere ni cyo ngicyo cyahindutseho bikahita ibindi bintu bikabibaza gusa ibyo tubidiskitaho tubiburanaho biracika ariko biza kurangira tugize icyo duhurizaho twemera ko umwana agomba gutangira afite 3 ans kuri njyewe ubwo yagomba gutangira afite imyaka 2 ariko naje gusanga
naje gusanga nyine nta mpamvu yo kugira ngo umwana ujye kumunaniza hakiri kare. Nanjye koko mbona noneho bikubitana nako n'ikigo twashaka kumwandikishaho ntibemera umwana uri munsi y'imyaka 3. Ntabwo bishoboka. Ubundi njye nahoze nifuza ko umwana wanjye nyine yatangiye kwiga ari mutoya ku buryo no mu ishuri nyine azajya aba ari mutoya, ari mu bana batoya, akarangiza nyine ari mutoya. Niko kuntu nyine numvaga mbyifuza. Ariko sometimes nyine hari usanga ababyeyi ibintu turi kwifuza nyine turi kugenda ku marangamutima yacu, sometimes niturebe efe biri bugire wenda no kubana. Mama muri kwabazwa n'ukuntu mwasoje kwiga mushaje. Ni ikibazo. Niyo ndikubwira ama depression twagize turi batoya n'amatrauma n'ibiki. Nibyo bintu tuba dushaka gukirira mu buzima bw'abana bacu. Kandi ntabwo ubizi kuri kubikora. Kuko rwose nkanje kuko nasoje ndi muto cyane ntabwo najya kubwira umwana wanjye ngo ibyo si biri mu bintu nakumva nifuza cyane. Ko nzi ukuntu byamvunye nyine kwiga ndi muto. Okay. Yeah. Reka ne kubijyamo cyane utaza kuvuga ngo nagukomerekeje. Reka nirinde. Reka nirinde ndicekera ariko naho hari impamvu buriya butanguranijwe. Urumva? Nuko ariko bigeraho tubyemeranyaho umwana ko azatangira agize imyaka 3. Imana yacu nyine igireba n'ibiri izatubaho mbere yuko twege kugamahirwe yujuje imyaka 3 neza aribwo umwaka w'amashuri utangiye. Urana hari igihe ari ibitiyano kijya giconfusing ababyeyi ugasanga ubu ngubu tugiye gutangira igihembwe cya mbere, sibyo? Ugasanga umwana afite imyaka 2 n'igice azajya kuza 3 abandi bari mu gihembwe hagati nko mu gihembwe cya 2, bikakugira nyine bikaba umwana atangira mbere y'igihe cyangwa se nyuma y'igihe. Nuko amahirwe yacu umwana yacu yavutse mu kwa 9 n'ibihe byarahindutse ubu ngubu basigaye batangira mu kwa 9. Na amahirwe cyangwa umuntu arabipanga kuko hari nk'abo njye numva bapanga bavuga ati ngiyewe ndashaka kuzabyara umwana byuze avukire mu kwezi nanjye njya mvukiramo. Oya ubwo ibyo bintu nubwo wabipanga nubwo wabipanga hari igihe wagennye kuzabyarira atari cyo byarira cyane kenshi ku mwana wa mbere byo ariko byibuze wabariye nko mu kwa 9 z'ubwo wahahusha. Ko hari umushiti wanjye yavuze ko azabyara mu kwa 6. Arabigereranya pe mu kwa 6 umwana yaragiye yavuze ko azabyara mu kwa 8 ko navuka mu kwa 8. Urumva byibura bavuga ati amatariki nubwo atahura neza ariko byibura bari mu kwezi kwa 8. Umwana yatari kubitira kuri 21 z'ukwa 7. Ubwo kumva si byo wabigereranya gute? Ko hari igihe usanga ugiye kubyara nka mbere y'ibyumweru 2 cyangwa se nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa nyuma y'igihe runaka mbere y'igihe runaka. Ibyo nibyo ntabwo nibaza ko ndashobora kubigereranya ngo bikonde, niko mbitekereza simbizi. Nuko ikibazo rero kibaho. Ese gumbe kuki ndi kugira cyane? Umutwanyi ushobora kuba hatameze neza. Uri kwibagirwa? Ndi kwibagirwa cyane. Umutwanyi ashobora kuba atari stable. Kandi maze iminsi mbyumva. Uziko nshaka kujya kwa muganga. Ubu nubu ntabwo bukana warugeze. Oya wenda ndahakurura mibuke. Ariko maze iminsi numva ubwonko bwanjye butari ku murongo neza. I don't know what happened to me. Ariko Nyagasani azamfasha. Urumva umwana wacu utangira mu kwa 9 ari nabwo yagize anniversaire. Kanze mbabwira sasa urugendo rwo gutangira ishuri. Mwabana najyaga numva ari ibintu byoroshye kumva nibi. Ubwo twabanje kudiskita ikigo umwana azajyaho n'iki kubera ko ngiye yemeye kugenda ku mwanya wanjye ko agomba gutangira imyaka 3 nanjye ndavuga ni okerekana nanjye ngendere ku ruhande rw'igihe umwana ahantu nyine umwana azajya kwiga. Tuba dutekereje ko umwana wacu azajya kwiga Les Hirondelles. Ndasuhuza ababyeyi bose cya kiganiro twageze hagati cyagiye. Ndasuhuza ababyeyi bose barerera Les Hirondelles de Don Bosco. Abo twahuriye muri groupe ya WhatsApp ya groupe kigarutseho. Aho twahuriye muri groupe ya WhatsApp ndabasuhuje aho tujya duhura tugasuhuzanya aho tujya duhura bagasuhuza. Ariko ndakanamata abantu benshi kushobe nasimbutse ibintu byinshi pe. Kanamata ubwo nasimbutse ibyo kunamwogoshe nyine.
ntabwo nari nzi ko ngiye rezorondere bogosha. Nabaye icyo gihe cyose numva tuzabye na rezorondere nyine ni ikinzi kubatereka imisatsi. Numvaga abana benshi bamaternelle bose batereka imisatsi. Habura nk'icyumweru kimwe numva ngo barogosha. Ndavuga se ndisubira mbwire papa we ngo wapi ngo hano ntabwo tuzahajya. Ariko bibaze ko tuba twaramwandikishije mu kwa gatanu mu kwa gatanu gushize. Abana bazatangira mu kwa 9. Ibintu by'amashuri mbese ni birebire. Nuko igihe cyo gutangira kiragera ndamwogosha n'ibiki byose mushyira ku murongo, mushakira ama uniforme, mushakira ibintu byose. Igihe cyo gutangira kiragera. Ikintu cya mbere kugeza kuri uyu munsi amaze iminsi 3 yiga. Ni igihe kinini ku mwana, amaze iminsi 3 yiga. Ariko niba ari ikintu kinkomereye babyeyi, izinduka ry'abana. Gikomereye wowe, gikomereye umwana? Yaba njye yaba umwana. Uzi kubyutsa umwana saa 11. Ibyo niri kubyumvisha? Ndumva ahubwo ariwe bikomere. Bro, birankomereye ko yako ubuzima bw'umwana wanjye buri mu biganza byanjye n'Imana. Sibyo? Ariko no nanjye rega nanjye ntago babinyoroheye. Urumva ngiye mbaburije gukanguka mbere kugira ngo mbanze nitegure n'ikintu nawe mutegure mujyane ku ishuri. Twe twaramenyereye mu rugo wacu kwiryamira saa 6 z'ijoro tugakanguka saa 3 saa 4 gutyo, twakabije twazindutse cyane saa 2. Umva umwana umukuru mu bitotsi kumva agenda karakwishe. Noneho urumva umwana ko kataba yaramenyereye kuryama kare cyane, niyo mushize kuburira ashobora kumara amasaha 2 atarasinzira. Babyeyi muri abantu b'agaciro pe, murakomeye. Namwe bana bacu Imana ibaduhere umugisha, ibaduhere ubwenge, ibaduhere ibintu byose byiza, turabibifurije. Umva umwana Yesu we ukakabyutse noneho umunsi wa mbere kaba kandi aharije kaba kabiharaye kakahita kabyuka kihuta nyine. Reka sasa rero azajya etape kugera ku ishuri. Abantu batwaye abana mu wa mbere bambwire, uzi ko ugera ukajya ngo ni muri creche. Yes, ukajya muri creche, ukajya muri maternité. Wewe barira bro. Njye naribajije nageze ndibaza. Ahubwo se abana batuma abakuru babo biga, like abari mu yandi mashuri nyine bakuze. Nge baba we bararira. Noneho mugenzi wapfa kubona arize, n'undi nakahita kongeza undi, n'undi ko hari umwana urira ko yakabonye mugenzi we arize. Bararira bro. Najyanye na mata wanjye. Yararize. Kandi twavanye twabyumvikanyeho, abyita amaze igihe kinini ibyo naramushyize mu mutwe agomba kujya kwiga. Reka azagereyo yifuze ko ngo tujyana kwicarana mu ishuri. Ni amata wanyu mumbwira. Ngiye kugenda umwana ararira. Noneho nanjye kubera ko ntabwo nari mbimenyereye, nicyo gihe nari ngiye kubaho amasaha menshi ahari. Ayada ntabwo ari amasaha menshi, hari n'andi masaha menshi wenda nshaka kumara nk'andi hantu wenda tutari kumwe, nari ngiye kubeshya. Ariko yararize arahogora, ngira ngo numva nababwira ni mubare basi mureke mutahane. Noneho umwarimu ahita ambwira ati rero genda uve hano. Ndavuga ungiye kugenda nzi ko umwana ahantu ku ishuri. Mwumva ntibyumvikana. Ababyeyi bamwe bagahita bavuga ngo reka papa wakamuzana. Ngo ubundi ntabwo ibyo byose byari kuba. Nyine kubera ko abagabo hari ukuntu n'abana baba batinya cyane. Uzi ko umugabo nubwo aba adakubita umwana, umwana arihangana akamutinya. Ariko abagore baduca amazi abana tukumirwa neza. Umva ararira umunsi wa mbere, ngiye kumufata kinkubita amaso gusa, indura iha umunwa. Kandi urumva banataha ikiza nakundiye rezorondere. Umwana ugitangira kugenda ku ishuri saa 12 agataha saa 10.
umwana w'imyaka 3 shana kuri ibyo bintu mba mbona bigoye uri kumva njye ntabwo aribyo nifuzaga ariko wenda nari n'ababikora wenda ko n'andi mahitamo bafite akazi wenda karabafunga ntibabashe kubona umwanya nyine uhagije wenda wo kwita ku bana kandi wenda badashaka kubasigira wenda abatantine bo mu rugo umva ikintu nakundiye les Rwandais ni uko abana batakare kubera ko baba bakiri bato njye na kiragiye babazindura mu mbona nabyo bikabije kiragiye bagera ku ishuri ubundi ko leta yarashizeho ko abana bazajya batangira kwiga saa 3 siko byari bimeze amasaha bari barayongereye batangiye kwiga saa 3 akubyuka urumva saa 3 umwana wenda ashobora no kubyuka saa 1:30 haba bwakeye akagira none nawe barongeye babishubiza saa 2 urumva umwana babujije kubyuka saa 11 cyangwa saa 12 ukamutegura ukamuha igikoma ukamujyana ku ishuri wirinda na mboteyaje wenda ko yaza no kubafata ukamujyana byibura saa 2 zikagera umwana ageze ku ishuri ariko cyiza umwana agenda amenyera nyine ko uko igihe rero iyo papa yumvaga avuga ati reka ko umwana aracyari mutoya mu myaka 5 byibura amaze guca akenge amaze kugira iki n'iki umva ndamubwira tuzi azagenda amenyera uko ijoro n'abandi rega baba baratangiye gutya sibyo se n'abandi baba baratangiye gutya batangira bibagoye mbona nta kintu hari ikibazo baba atwe ntitwatangiye turi bazima cyane niyo mpamvu numvuga ubwanjye bwaparanganye mpamvu utangiye kujya wibagira niba nangiye guparangana mu mutwe urumva ubu ngubu namujyanye ku ishuri nabwo ndanagenda no kumutahana n'amabisi nyine amabisi y'abanyeshuri bazajya batwara ariko bamaze kumenyera ubu ngubu umwana bataramenya ishuri yigamo ataramenya ngo arava ahangaha ajye hehe nyine bataramenya ibintu byinshi ariko reka nkubwire abandi bantu bo kubahwa mu buzima abantu barera abana bo muri maternelle ya mbere uzi ubwana nka 30 sibyo utwana nka 30 twese turimo turavuza induru mu matwi yawe akarize kakinyarira akimenyeho icyayi akimenyeho igikoba akagize gute ego mani ikomeye kandi bose ugomba kubahanduringa nk'ubu ni amata uyu munsi ngo yimenyeho igikoma ku ishuri imyenda ye barayimesa shamba bari abantu Imana ijye baduhira umugisha Imana yabahaye umutima udasanzwe kuko njye sinabishobora pe simbabeshye umva sinabishobora bazashiduka nageze karayesi mbere ntabwo nabishobora nyine hari Imana iba atari y'umuntu bari abantu bafite umutima utangaje Imana ijye baha umugisha cyane bakomeze kuturira abana neza ahantu ugenda ugasiga umwana wawe ukazamuzana akazava aho hantu afite ubumenyi afite uburere sibyo kandi mu by'ukuri sometimes we nta n'uruhare babigezemo ari abo bantu bamwigisha uburere bakamenya kumwitaho igihe yaririye igihe yari burire igihe ari bunywere igihe ari bugire ibitotsi aramuhandaringa gute ibyo bintu byose Imana ibaduhera umugisha njyewe ndubasabira njye ndi nkubahemba ntabwo najya mbahemba amafaranga nk'ay'abandi barimo ariko si ubu abantu bagomba guhemba amafaranga menshi kuko bari abana batoya bararushya kuko ndeba ni amatanu ukuntu andushya nkumenya wo gusara none tubaza abana 1 2 3 4 5 ngayo ngo nibyo nashaka kuha amakuru ya namata ku ishuri obe nabonye wabuze ijambo banza koko bakubeshyira mwana atari wawe biragaragaye kubeshyira none ndabibonye nakugeragezaga ariko ndakubonye buriya mwana barakubeshyira si uwawe byibasa n'icyumva bavuga wenda nk'uko ubuzi w'abaturanyi habe nabisa ni amata ubereye hanze ntabwo wagira ikintu icyo nzi cyo ngewe ni amata ni uko yatashye umunsi umwe wa mbere avuye ku ishuri mbona ni amatara araniye ndaje ndamubaza se nama ku ishuri n'umunsi mwakoze iki ko mbona urushye naje avuga ngo twarize umuntu wese nibyo yamubwiraga
twaje mu nzira umuntu wese uba bari kumubwira nama wize iki ntabwo twize twarize noneho nkomeza ndamubwira nama ntiwongere kuvuga ko mwarize sibyo bataza kubaseka nawe nitugera mu rugo ubabwiye ko mwakinnye sibyo n'abatantine nyine mukaririmba urumva narageze hano baramubaza nama mwize iki kandi twarize mwari twarize bibaze ko baba banazi ko barize yewe nta mata cyangwa se ubungubu nyine ubungubu nibwo natangiye kubona afite akantu k'akananiro sibyo ariko nuko atarabimenyera namara kumara nk'ibyumweru 2 ibyumweru 3 amaze kumenyera nyine noneho agenda ntarire ayenjoyinga amaze kugira abana b'inshuti urumva azagenda nyine bishira bimenyera no kurumva n'ibintu ahuye nabyo bwa mbere mu buzima ntabwo yahita bimenyera hari akantu ushaka kwisubira ababyeyi naje numva bafite ibintu byinshi ariko ndabona iminota kandi iminota yatangiye kugenda batangira kundeba nabi ese ubundi ufite n'iminota yanjye igihe ni amafaranga ubuse mvuga ikintu ushaka kuvuga yego anaceceka igihe ni amafaranga wayabyiyorera nta kibazo ibintu nashaka kubabwira wenda byose nta nubwo ndi bubashe kubivuga ariko nta kibazo bike muri mama arahamagaye kuri video mama please umama ashaka kumbaza ngo ni amata ngo ameze gute ni amata 3 bari birebire arumva aracyabiharaye n'ibyo muze kurunga yabiharaye ntasinzira abyuka saa 10 za mu gitondo ariko umumbaza yize se byagenze gute se ntabwo yarize ntabwo ibintu nk'ibyo nyuma ndamusuhuje hayi nawe turamusuhuje cyane urumva akantu ushaka kwisabira ababyeyi keza nyine mbona kajya gafasha nyine kandi kagafasha kurera umwana n'umwana nyine nko muri cya gihe wagize akazi kenshi hari ababyeyi bagira akazi kenshi pe surtout ababyeyi b'abamama abapapa bo ni ibisanzwe ibyo twabifashe nk'ibisanzwe abapapa ntabwo tubazi mu rugo cyane sibyo ariko hari n'abamama bagira akazi kenshi ku buryo usanga wenda agenda akazi ayo masaha wenda ajyanye n'umwana iyo abashije kumwitwarira ku ishuri ko hari n'abatabishobora kubera akazi ugasanga wenda atashye 2:00 sibyo umwana ntimuri bubonane umwanya uhagije cyangwa usanze yasinziriye ikintu cyiza nabonye nyine umuntu akorera umwana akishima urabona ko umwana aba yatangiye ishuri sibyo ubundi ni amata aba nta bantu azi ubwo ndatanga urugero ku mwana wanjye ni amata aba nta bantu azi cyane b'inshuti ngo abana b'inshuti ntahaba yarahuriye nawe cyane ku buryo nyine amenya kugira iyo friendship n'umwana ariko igihe cyose uzabona umwana wawe yagize inshuti ku ishuri gashobora kuba ari agahungu gashobora kuba ari agakobwa tuba ari utwana dutoya sibyo ariko iyo babashije gukonekitingana bakaba inshuti abo bantu uri kumva ubwo bucuti babukomeye ariko be kuko ni amata ntabwo bari burebe ngo uyu nguyu ngo wenda ngo arambeshya cyangwa se n'umwana mubi cyangwa ameze ati nyine bo imitima yabo irahuza tu baricara bagahuza ugasanga babaye inshuti muri ba bana benshi ugasanga hari uwo nyine babaye inshuti cyane sibyo hari ababyeyi bajya bakora amakosa ugasanga umwana waramukaniye cyane ngo ntashaka ava mu rugo ngo ntashaka ngo ujye gusura abandi bana ngo reka ngo use ngo yakwitwara ate ngo cyangwa ngo bamufata bate ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ugazirika umwana wawe cyane uba uri kumutera ibikomere uwo mwana kuko hari ibintu byinshi atazamenya no mu buzima kubera ukuntu wamufungiranye ikiza n'ujya ubona umwana agize nk'umwana w'inshuti ku ishuri nk'ubu ngubu ntegereje kureba inshuti nta mata azagira ikintu cya mbere uhita ukora ugerageza nawe gukonekitingana n'ababyeyi b'uwo mwana uri kubyumva buriya abana twari igihe bajya bahuza ababyeyi bakaba inshuti kubera abana babo yego gerageza nawe gukonekitingana umwana ubona umwana wawe yishimiye ugerageze gukonekitinga nawe musurane nimubona umwanya muvugane murebe nyine unarebe eske wenda umwana wanjye aha hantu wenda ejo undi mwana mugenzi we inshuti we nagira anniversaire nzahamwohereza agenda ari muri anniversaire sibyo umwana wanjye azaba afite security
uri kumva nyine ugerageze ubushuti umwana wawe uriya mwana bakiri muto cyane we mwana amubwira ngo umwana ngo ntabwo afite imico myiza ngo ntafite imico mibi uri kumva icyo gihe ikintu ufasha umwana wawe ahubwo umuba hafi muri ubwo bushuti yahisemo muri iyo nshuti yahisemo ukamuba hafi ngewe reka mbabwize ukuri umwana nta mata azahitamo ku ishuri akamubera inshuti wa mubyeyi nzakwihomaho bikurenge niteguye kukwihomaho bikagucanga tukaba inshuti rwose tukagenderanira wabishobora ukansura nanjye nabishobora umwana wanjye akeneye gusura mugenzi we nkamuzana akabasura yamara kubasura agataha usa umwana aba yishimye aba yishimye cyane kandi nawe ntacyo biba bigutwaye ariko ibaze kuba ufite inshuti ariko utabasha kuyisura kubera iwanyu utabasha kuyisura ibyo bintu bijya bikunda kubaho mu babyeyi so mutubabarire rwose mureka abana yego ufite ukuntu warize umwana wawe nibyo sibyo nanjye mafite uko namurize twese turera wenda bitandukanye ariko nk'abanyarwanda nzi ko icyo duharanira kenshi ari ukugira ngo umwana agire imico myiza y'ikinyabupfura y'ubumuntu nyine ni wo munyarwanda muzima ubundi sibyo cyane cyane n'imico y'abanyarwanda nta nubwo bitandukanye cyane keretse hari wenda abanyamahanga nibo bazana imico tutazi nuko rero umwana wawe najya ahitamo inshuti ujye umwubahira ayo mahitamo yagize sibyo ujye umwubahira ayo mahitamo yagize umushyigikire ibyo ubona bidakwiye hari uburyo ushobora kubimubwira numva ari birebire ni birebire ko turi buganire ariko ntabwo turi buganire byose kubera ko igihe cyadutwaye ariko ntabwo nirengagije ko buri wese agira ukuntu arera umwana we sibyo uba ufite ukuntu wifuza ko umwana wazamera uba ufite ukuntu wamureze ariko ndabasabye basi nsabiye abana batoya rwose abantu bafite abana batoya wibangamira uburenganzira bw'umwana wibangamira n'umwana yagize amahitamo yo kugira inshuti runaka gerageza nujya no kumucyaha mu buryo runaka umucyaha ariko wabanje kumenya neza umwana wawe umurongo arimo sibyo apana kumukomereza ubuzima nuko ababyeyi aho muri hose mukomeze kwita ku bana banyu ntabwo aribyo mbabwiriza ni inshingano zanyu yego ariko ni byiza ko dukangurirana tugasangira ibitekerezo abafite abana batoya nabonye hari abantu banditse muri comment kuri TikTok bari kuvuga nabo bafite abana biga hariya Les Hirondelles ndabasuhuje cyane Imana ikomeze kuduhana umugisha ababyeyi tumenyane ya groupe rero sinyivuzeho nzayigarukaho niba hari ikintu cyanshimishije nyine wumva ni etape ni stage umwana abavuye kuri imwe yageze ku yindi sibyo iyo stage rero tuyigendanamo byanga bikunda niyo mpamvu ubonye nyine nishimiye nyine kuba ndi muri groupe ngo y'ababyeyi ngo ababyeyi umva akamesaje karasona ugasimbukira kuri telefone ukagira ngo ni nk'iyo mafaranga ije biranshimisha nyine ngomba numva nanjye nabaye ndi muntu udasanzwe kuba mufite umwana wiga nyine buri stage umwana wagezemo yose nyine nawe urayinjoyinga so wumva ari byiza niyo mpamvu banumva binshimishije cyane niba hari ikintu nishimira numva nzishimira umwana wanjye ntarataha muri bisi nyine z'abandi banyeshuri ariko nicyo kintu kizanshimisha mu buzima kujya kumureba nko ku muhanda ahantu bamusize nkamubona yicaye muri bisi n'abandi banyeshuri the best feeling ever nyine mbabona ari byiza ndabyenjoyinga kwa ababyeyi bafite wenda abana bandi batangiye kwiga mbere ntimuntera amabuye buri wese agira ikintu kimushimisha sibyo ndabakunda cyane Imana ikomeze kuduhana umugisha Imana iduhere abana bacu umugisha Imana iturindire abana bacu Imana ijya igendana nabo aho bagenda mu mihanda yakozwe n'abana b'abantu bagenda mu mamodoka tudakontorora cyane ariko Imana ijya ikomeza ibaturindire mu nzira bagendamo ibarindire mu nzira aho bahagarara ku byapa ibarindire ku ishuri ibarinde ibiyobyabwenge ibarinde ibibi byose
bibi tubigishirize kuri abana bacu nuko namwe rero babyeyi Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Niba utarakora subscribe, please do subscribe, comment, like and share. Turabakunda cyane kandi abantu tuzaduhurira ku ishuri tuziranye mujye musuhuza ndabasabye. Iyo musuzanye ndabasuhuza nanjye nyine nkomeze kwinteractinga n'ababyeyi bagenzi banjye sibyo. Ndabakunda cyane. Make sure you do subscribe. Ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko ntakutagira nukurora inshuti yanjye nkwemereye ko nzagukunda.